ni umuhanzi ukomeye cyane ariko ari mu mazi abira nyuma y'uko akekwaho ibyaha bitandukanye. Mu marira menshi, uruborogo ndetse n'agahinda kenshi kagiye gatandukanye cyangwa se kagenda gaterwa n'uyu muhanzi bita Yamano, amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Uworizarwira Florien, niyo mazina yiswe n'ababyeyi be, dore ko uyu nguyu Florien ubwo yaherutse kuba yarwana n'umugore we akekwaho icyaha cyo gukubita, kwihorera ndetse no gukomeretsa. Ubwo rero ubushinjacyaha RIB bwabashije kuba bwakurikirana ibyaha yagiye akora. RIB iravuga ati reka tumufunge iminsi 30 y'agateganyo tugikurikirana icyo cyaha, twumve nimba yaba yarabikoze yabigambiriye cyangwa se yaba yarabikoze atabigambiriye, dore ko agenda akekwaho ko yaba yaratoteje ndetse bakavuga ko yaba yarabikoze yanyweye n'ibiyobyabwenge. Ariko si ibyo gusa, dore ko umuryango wa Yamano cyangwa se ababyeyi be ndetse n'abandi bavukana, dore ko bari mu gahinda kenshi, bari mu ruborogo bagenda bavuga ati Yamano niwe watumenyeraga kila kitu, niwe wadufashaga buri kimwe cyose, atubu turabahute, atubuse kari we twari dufite muntu ukomeye mu muryango wabaga wagira icyo adufasha, atubu biragenda gute? Ise nawe ati umuhungu wanjye niwe wabashaga kuba yakemura ibibazo by'umuryango mu rugo hose, ati ubu biragenda gute? Si ibyo gusa ariko abenshi bakavuga ati se Yamano kubera iki yaba yarijanye muri ibi bintu? Yamano kubera iki twabonaga ari umuntu mwiza, ari umuntu uzamutse neza, yamara kuba yagafatamo gakeya cyangwa se ataragafata akaba yakora aya makosa akomeye yo gukora ibingibi yakoze? Baravuga ati se yaba yarihuse kuba yazana umugore? Abenshi bakavuga ati ntabwo tubizi, ariko Yamano ashobora kuba yarahubutse mu byo yakoze, ati agomba kuba yagirwa inama nyinshi cyane, dore ko yamajije gusohora n'indirimbo ye. Rero akimara kuyisohora hadaciyemo n'ukwezi cyangwa se amezi 2 bahise bamuta muri yombi. Rero RIB dore ko ku bintu byo kuba bakomeretsa cyangwa se ku byaha bijyanye no kwihorera, dore ko RIB nayo idashiramo imiyaga. Rero Yamano ajya muri gereza cyangwa se ubushinjacyaha RIB aje kwitaba ubushinjacyaha RIB, yabashije kuba yasiga amagambo akomeye abyiye abafana be asaba imbabazi muri rusange, ubona ko afite ubwoba bwinshi. Ukibaza ati se Yamano gute ibi bintu yaba yarabikoze abishaka byagera nyuma akaba yabyicuza? Dore ko avuga ko ari ibintu bibaho, ati umujinya ubaho, ati kuba watongana n'umufasha wawe, dore ko nazibana zidakomanye amahembe. Ariko byarangiye Yamano nawe asabye imbabazi RIB, avuga ati mumbabarire ntabwo bizongera. Baravuga ati rero muri mwaka 2025 niho wari ugukekwaho ibyaha byinshi bigiye bitandukanye, twavugamo nk'ibyaha byo kuba warakoze amashusho y'urukozasoni agasohoka hanze. Ati rero ati urabona ko ari uruhererekane rw'ibintu bitari byiza kuri wowe Yamano, tugomba kuba utarishasha nawe, kuko ubwa mbere twarabyumvishe ariko ubuho ugomba kuba twabikurikirana neza. Rero nshuti twakomeje kubona no kiganiro umunsi kuri mutarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byo tuzatubagezaho bizobageraho ku gihe. Mwari kumwe
na Benjamin ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.